Nshuti bene data bavandimwe, tumaze iminsi tureba icyigisho gifite umutwe uvuga ngo intambwe zo guhanguka kw'ingoma zo mu isi. Twarebye intambwe zitandukanye zanditse mu gitabo cy'ibyahishuwe mu gice cya 17 kuva ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 18. Twabonye uburyo hari umurongo wa 12 uvuga ngo ya mahembe 10 wabonye nibo bami 10 batari bima, ariko bahabwa gutegekera hamwe n'aya nyamaswa nk'abami ku marisaha imwe. Twabonye ko icyo gikorwa cyo kuba amami 10 y'Iburayi yarakunze gutegekana na Roma ni intambwe yabayeho, kandi iyo ntambwe yagiriye akamaro ubwoko bw'Imana, kuko yagiye ituma akarengane katabaho, kandi yagiye ituma imigambi y'ubupapa idashyirwa mu bikorwa, kuko ubupapa bwagiye bugira abantu badindiza imigambi yayo ariyo mahembe 10 arimo ategekana nayo. Twabonye ko uwo murongo wagomba gusimburwa n'umurongo wa 13 uvuga ngo abo bahuje inama bahaya nyamaswa imbaraga zabo n'ubutware bwabo, kandi twabonye ko uwo murongo uvuga uburyo amami y'Iburayi yategekanaga na Roma agomba guca bugufi Roma igasigara itegeko isi yonyine. Nibyo byitwa New World Order, ubuyobozi bumwe bw'isi, kandi uzaba ubuyoboye ni papa. Twabonye ko uwo murongo ibyangombwa byo kugira ngo usohore biba byaragiye bitegurwa, cyane cyane turebye ibyorezo biriho, turebye igwa ry'ubukungu ririho. Ibyo ngibyo nibyo bigomba kuba iturufu yo gutuma ubupapa bwegukana uwo mwanya wo kuyobora isi, ndetse buvuga yuko buzazahura isi aho yaguye. Ariko ikintu gitangaje nuko iyo usomye umurongo wa 14 ukurikira uwo wa 13, kuko wa 13 niwo uvuga ngo abo bahuje inama bahaya nyamaswa imbaraga zabo n'ubutware bwabo. None ukurikirwa n'umurongo wa 14 uvuga ngo bazarwanya umwana w'intama. Umwana w'intama kumurwanwa kuvugwaho ni ugukuraho amategeko ye, by'umwihariko itegeko rya 4 rivuga isabato. Ndetse ngo ariko umwana w'intama azabanesha, kandi abari hamwe n'umwana w'intama bahamagawe bakiranutse nabo bazayinesha. Ndagira ngo muri uyu mwanya tugiye gusoza ibyo byigisho bifite insanganyamatsiko ivuga ngo intambwe ziheruka zo guhanguka kw'ingoma zo mu isi, turebe kuri icyo kintu cyo gukurwaho kw'amategeko y'Imana bikurwaho n'ubupapa bumaze kwegukana intebe yo kuyobora isi. Tunarebe uburyo icyo kintu ari cyo kizaba intambwe ya nyuma ingoma zo mu isi zizatera, maze ingoma zo mu isi zigahita zihanguka. Ndagira mbabwire yuko ingoma zo mu isi zigomba kugira ikintu zihangukiraho. Ndashaka kubaha urugero. Iyo dusomye mu gitabo cya Daniyeli mu gice cyaho cya 5, tuhabona amateka y'umugabo bita Belushazari, umwuzukuru wa Nebukadinezari. Kuko ingoma y'i Babuloni yahangutse hayobora umuntu bita Belushazari, umwuzukuru wa Nebukadinezari. Ariko ndagira ngo mbabwire ikintu Belushazari yakoze, ikintu abandi bami bamubanjirije batigeze batinyuka, ari nacyo kintu cyateye Imana gushyira ingoma y'i Babuloni ho iherezo. Muri Daniyeli mu gice cya 5 reka duhere ku murongo wa 1 maze tugeze ku murongo wa 4. Umwami Belushazari ararika abatware be bakuru 1000 ngo baze mu birori abatunganiriza ibyo kurya n'ibyo kunywa. Muri ibyo birori umwami nawe anywera vino imbere yabo batware 1000. Nuko Belushazari agisogongera kuri vino ategeka ko bamuzanira ibintu by'izahabu n'iby'ifeza, ibyose Nebukadinezari yari yaranyaze mu rusengero rw'i Yerusalemu, kugira ngo abinyweshe we n'abatware be n'inshoreke. Hano harimo aravuga ibintu byinshi Belushazari yakoze bibi. Icyambere, yanywesheje abantu vino barasinda, ndetse batangira gukora ibyaha by'urukozasoni by'ubusambanyi. Ariko ibyo bintu nubwo byari bibi Imana yarabyihanganiye. Ariko ngiye kubabwira ikintu Belushazari yakoze maze kigakora Imana mu jisho, kigatuma Imana itagumya kwihangana, kigatera Imana gushyira ingoma y'i Babuloni ho iherezo. Icyo kintu kiri ku murongo wa 2. Nuko Belushazari agisogongera kuri vino ategeka ko bamuzanira ibintu by'izahabu n'ifeza, ibyose Nebukadinezari yari yaranyaze mu rusengero rw'i Yerusalemu, kugira ngo umwami n'abatware be n'abagore be n'inshoreke ze babinyweshe.
iki gikorwa Berushazari yakoze cyo gukora Imana mu jisho agatumiza ibintu byo mu rusengero rw'Imana byahise bituma Imana ishyira iherezo ku ngoma y'i Babuloni. Kuko nimusoma ku murongo ukurikiyeho uravuga ngo bamuzanira ibyo bintu by'izahabu byakuwe mu rusengero rw'inzu y'Imana yari Yerusalemu, maze umwami n'abatware be n'abagore be n'inshoreke ze barabinywesha, banywa vino, bahimbaza ibigirwamana by'izahabu n'iby'ifeza n'iby'imiringa n'iby'ibyuma n'iby'ibiti n'iby'amabuye. Uwo mwanya haboneka intoki z'umuntu zandika ku rusika amagambo avuga ngo wapimwe ku gipimo ugaragara ko udashyitse, none ubwami bwawe buhawe Abamedi n'Abaperesi. Nk'uko mu ingoma y'i Babuloni yahangukiye kuri iki gikorwa cyo gukora Imana mu jisho, bagafata ibikoresho byo mu nzu y'Imana bakabinywesha vino, n'ingoma zo mu isi zigomba kugira igikorwa gikomeye zihangukiraho. Rero nimo ndabereka uburyo ingoma zo mu isi zigomba guhangukira ku kintu gikomeye, nk'uko tubonye urugero rw'uburyo ingoma y'i Babuloni yahangukiye ku kintu cyo gusuzugura Imana cyakozwe na Berushazari umwuzukuru wa Nebukadinezari. Kuzana ibikombe byo mu nzu y'Imana akabinywesha vino nibyo byatumye Imana ifata umwanzuro wo gushyira iherezo ku ngoma y'i Babuloni. None Bibiliya ivuga yuko hari indi Babuloni yo mu Byahishuwe mu gice cya 18 ari nayo Babuloni n'ubundi nanone igomba gushyirwaho iherezo mu gihe cyacu. Reka dusome ku murongo wa mbere. Hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe. Arangura ijwi rirenga ati, iraguye iraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa. Kuko amahanga yose yanyoye inzoga ari zo ruba ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu, kandi abami bo mu isi basambanaga nawo, abatunzi bo mu isi bagatungishwa n'ubwinshi bw'ubutunzi bwawo no kudamarara. Hano iyi Babuloni yo mu by'umwuka iriho mu gihe cyacu igizwe n'amadini atandukanye ndetse n'inzego za politike zitandukanye, nibyo biremye ikintu bita urudubi, ari nacyo cyitwa Babuloni mu mvugo y'umwuka. Hano rero turimo turabona ko iki cyaha Berushazari yakoresheje abantu cyo kubasindisha, n'iyi Babuloni nayo yo mu by'umwuka irimo iragikora, ari cyo cyitwa ngo arangura ijwi rirenga ati, iraguye iraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka yose bibi n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa, kuko amahanga yose yanyoye inzoga. Iki kintu cyitwa kunywa inzoga ni ugusindisha abantu mu by'umwuka. Izi nzoga zivugwa n'inyigisho z'ibinyoma zigomba guhabwa abantu maze bagasinda mu by'umwuka ntibamenye iriva n'irizima. Rero iki gikorwa Babuloni yo mu bigaragara yaragikoze cyo gusindisha abantu, none na Babuloni yo mu by'umwuka ariyo rudubi rw'amadini na politike nayo irimo iragikora, itanga inyigisho z'ibinyoma kandi zigasindisha abantu mu by'umwuka. Ariko Babuloni igomba gukora n'ikindi cyaha Imana itazihanganira kigereranywa na kwa gutumiza ibikombe byo mu nzu y'Imana bikanyweshwa vino, kandi igihe icyo gikorwa cyakorwaga Imana yahise yandika amagambo ku rusika yo gushyira iherezo ku ngoma y'i Babuloni. None ni ikihe gikorwa kigomba gukorwa mu gihe cyacu maze Imana igahita ishyira iherezo ku ngoma zo mu isi, nk'uko umutwe w'ibyigisho turi kureba uvuga intambwe ziheruka zo guhanguka ko ingoma zo mu isi? Ni iyihe ntambwe iheruka igomba guterwa n'ingoma zo mu isi? Ni ugukurwaho kw'amategeko y'Imana, cyane cyane itegeko rya 4 ari naryo tegeko akarengane kazashingiraho. Ndagira ngo soma amagambo yanditse mu gitabo cy'intambara ikomeye kuri page 329. Ngiye gusoma kuri page 329 kugira ngo mwumve ikintu ijambo ry'Imana ritubwira nk'igikorwa giheruka. Haranditse ngo, na Bibiliya yigisha yeruye ko igihe kiri hafi ubwo amategeko y'igihugu azarwana n'amategeko y'Imana. Iki gikorwa cyo kurwana kw'amategeko y'igihugu n'ay'Imana nicyo gikorwa cya nyuma kizakorwa, maze hakaba ibintu tugiye kureba muri iki cyigisho. Na Bibiliya yigisha yeruye ko igihe kiri bugufi ubwo amategeko y'igihugu azarwana n'amategeko y'Imana, ku buryo umuntu wese uzumvira amategeko yose y'Imana azamaganwa kandi agahabwa ibihano nk'inkozi y'ibibi.
Biratangaje cyane yuko abantu bashobora gushyira ibiryoshye mu cyimbo cy'ibisharira bagashyira umucyo mu cyimbo cy'umwijima, ku buryo umuntu wubahiriza amategeko y'Imana ari we isi izasoza yibasiye aho kwibasira bica amategeko y'Imana. Ibyo bintu ni ibintu bigomba kuba mu bategetsi bo mu isi, bitewe n'uko bazaba bamaze kunanirwa mu mutwe, bazatangira gukora ibintu byo guhuzagurika kugeza ubwo bazatangira gufata ibintu by'ukuri bakabishyira mu cyimbo cy'ibintu bibi. Ndagira ngo murambure amaso yanyu aho mwaba mutuye hose, maze mwitegereze uyu munsi turimo. Mbese mwaba mubona abantu bayobora isi uyu munsi babuze icyo bafata n'icyo bareka? None se mwaba mubona uyu munsi bameze nk'aho bayobewe ahantu bakohereza abaturage babo uko babayobora? Mbese mwaba mubona uyu munsi bagaragaza kunanirwa cyane ku buryo nta mutegetsi wagira icyo afasha mugenzi we, ku buryo nawe yabuze ukuntu yagenza igihugu cye? Ndagira ngo mbabwire yuko uwo munaniro abategetsi bo mu isi bafite ni nawo munaniro abayobozi b'amadini bafite, kandi bizasimburwa no guhuzagurika cyane kugeza ubwo bizanatera abantu gusenya ibintu bubatse imyaka myinshi. Nshuti yanjye muvandimwe, muzatangazwa no kubona ahantu mutuye hatandukanye uburyo umuntu uzajya ugendera ku murongo ugororotse w'Imana azajya agira ikintu kimeze nk'aho yibasirwa, kandi muzabona abanyabyaha bazagenda babona za faveri zitandukanye nk'ikimenyetso cy'uko amaherezo abantu bazanakuraho n'amategeko y'Imana kugeza ubwo abayakomeza banarenganywa nk'aho ari abakora ibyaha. Ijambo ry'Imana rivuga mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa ngo abantu nibadacyaha ibyaha nibitinda bazacyaha abakora neza kandi bazabarenganya. None umva ikintu ijambo ry'Imana rivuga kigomba gukorwa, ari nacyo ingoma zo mu isi zizahangukiraho. Aya magambo aravuga ngo, na Bibiliya yigisha yeruye ko igihe kiri hafi. Ikigenda babwiza ukuri kiri hafi, kandi ikintu kigomba gutuma iki kintu gisohora ni uburyo